Shalom, umunsi mushya, intambwe nshya Imana iduteje, reka dushime Imana. Turagushima mwami Imana ikomeye, wowe nyiribihe, uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Nta muntu n'umwe uhwanye nawe, nta muntu n'umwe wasa nawe. Mwami Imana ikomeye, turagushima kuko uhambaye, ndetse urukundo rwawe ari rwo rwonyine rutubeshaho. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, ryamamare hejuru y'andi mazina, none n'iteka ryose. Amen. Uyu munsi nshaka ko dutekereza ku mikoranire y'Imana n'abantu. Muri iyi si hari imikoranire y'Imana n'abantu. Bibiliya iravuga ngo umuntu ni iki? Kumwitaho. Then umwanditsi wa Zaburi akavuga ngo ese ngo Imana yafashe umuntu yenda kumugira nk'Imana habura gato. Bivuze ngo hari imbaraga zidasanzwe Imana yeguriye ku muntu. I like this. Iyo usomye Yesaya igice cya 6 usanga Imana igaragara helplessly, igaragara nk'iyabuze icyo yakwikorera kuko yabuze umuntu. Kuko Yesaya arimo bavuga ngo abona marayika arimo abaza ngo ninde watugendera, ninde watugendera. Look at this. Bisa nkaho ibaze Imana ishobora byose, Imana ifite byose mu kubaho kwayo. Ya Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ya Mana ivuga ngo ibyaremwe byose iyo mbihamagaye biritaba. None irimo iravuga ngo we are looking around, but we cannot find a man who can go for us. So why this mighty God cannot do anything as long as this man is not found? It's obvious. Then ndibaza, why is this? But the answer is simple. Yugarutse mu Itangiriro 1:26. What does the Bible say? Bibiliya iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, vango Mwuka Wera, Imana na Yesu Kristo. They are having their tripartite performance. Vango barakorera mu butatu bwabo, ariko bature mu nzu iri designed ariyo yitwa umuntu. So hagombe habeho iyo mikorere y'ubutatu bw'Imana. So kuko umuntu agomba gutwara ubu butatu muri we, agomba kuba temple iri designed ku buryo everyone aba ari represented totally. So this is why you cannot be a Christian ngo ube udafite Mwuka Wera muri wowe, ube udafite gukora ubushake bw'Imana, ndetse ibyo ngibyo uba wabihawe no gucungurwa na Yesu Kristo. N'iki Bibiliya kindi ivuga? Tivuga ngo agire ububasha, atware amafi yo mu nyanja, atware ibyo mu kirere, atware inyamaswa zose. Bivuze ngo ahawe dominion. Nimba ahawe dominion, bivuze ngo ikibuga cy'isi agifitemo ubutware. Ndetse Bibiliya iravuga ngo ijuru ni iry'Imana, ngo ariko isi n'ibiyuzuye ni iby'abana b'abantu. Bivuze ngo igihe cyose umuntu akiri ku isi hari imikoranire iye igomba kubaho n'Imana. Iyi ngiyi niyo mpamvu akenshi abantu benshi dukunze kuba turi helpless, twicaye dutegereje ko Imana yinjira ngo ibintu byose aba ari ibikora ibishyire ku murongo. Ariko nyamara dushingiye ku cyo Bibiliya ivuga, buri gihe haba hari uruhare umuntu agomba kugira. Kubera iki? Iyo ushaka kwitabwa urahamagara, iyo ushaka gukingurirwa urakomanga, iyo ushaka kubona urashaka, iyo ushaka kugerayo utangira urugendo.
iyo ushaka kwitabwaho uragaragara. This is one of the errors we are making. Ntabwo ugendera ku mazi ari uwo Kristo abwiye ngo naba ari wowe ugendaho, no, nuwagaragaje ko abishaka. Sometimes you have to show up. There must be a willing heart. Don't sit there and wait for just a strange call. Sometimes if you are ready to take in, I am sure that Jesus is going to be your sponsor. You want to move forward? You just start. I know he's there. I know he's watching over you. Yes, you may not see it, but we are sure that he is there. Dufite kwikuramo ututu two gutegereza ko ibintu byose bigomba kuba in a strange way. I see. Petero avuga ngo Yesu ni wowe. Yesu aramusubiza ninjye. Ati nanjye naza. That word. Nanjye naza. Hari abantu uyu munsi bamaze igihe kinini muri situation runaka, aho hantu hamaze igihe ubureba ukabona nta nzira. Ibaze kuba ubaye ahantu urakandamizwa iminsi yose namarira, ariko iteka iyo utekereje kuhava umutima urakubwira you cannot survive. Ntabwo wabaho utaraha, ntabwo ibi bintu wabikora. Rimwe na rimwe ahantu uri ubabara igihe kinini, birasaba ko wizera Kristo kuvuga ngo finally I'm coming out. Kuvuga ngo bwa nyuma na nyuma Kristo ndasohokayo. Icyo gihe yamaze kubona ufite that willing heart, yiteguye kukubwira ngo come. Ahubwo are you ready to focus on him? Yes. Tuveyo, sohokayo, wigumayo. Nta wundi muntu uri bubigukorere, nta wundi muntu wabigukorera, nta wundi muntu wabigukorera. Iteka ryose umwanzuro ufata niwo ugena ingaruka zigomba kukubaho. Iyo wafashe umwanzuro wo kuhaguma, rimwe na rimwe igihe impinduka zitaraba, ukomeza kunywera kuri cya gikombe wahoze unyweraho. Iyo wafashe umwanzuro wo kuhava, bisaba ko utangira kubwira ubwonko bwawe kwibagirwa ibinezeza wahoze uhabona. Kuko iteka iyo wafashe decision yo gukwitinga, yo kusa nk'aho ibintu ubireka, yo kuzinuka ibintu, Satani atangira kukubwira ko bitakunda. Like nimba ushatse kwakira Kristo, Satani atangira kukubwira reba inshuti ufite nizo mwajyaga mujyana hariya n'aha, mwajyaga musangira agacupa, uzabibamo gute ko zigiye kukuvaho? Urabona ibi bintu by'abarokore uzabishobora? No, it doesn't work like that. Ntabwo ari bijyanye n'inshuti. Uwo ni wo mutima utangira kugira muri wowe, ukibuka ko Kristo kumugira bingana n'insinzi ya buri kantu mu buzima bwawe. Ukavuga ngo Kristo arabisumba. Naba ndiho, naba napfuye, muri we ndi umutsinzi no kurushaho, mpora nunguka. Ibyo iyo umaze kubyumvisha umutwe wawe, ibitekerezo byawe, then you are moving forward. Nta muntu n'umwe wagusubiza hasi. Uyu munsi dukeneye gutera intambwe, tukava mu bisanzwe tukinjira mu bidasanzwe. Twese turarota, ariko igitangaza ni kimwe: ugeze he utera intambwe yatuma ibyo warose bibi bigaragara. Nuko bimeze. May God help you. Imana ikuyambe cyane, ibi bintu ibikwereke cyane, kandi ifashe ubuzima bwawe kuba responsible. Ibintu byinshi mu by'Imana idukorera, we must be responsible. Akenshi bitangira utabona iyo ujya, ariko ni wowe ugerayo. Yes, you may come and stand ukavuga ngo it's God who did it, but you are the one we see. Ni wowe abantu bazabona, ni wowe abantu bazabaza ibibazo. So it takes your participation and pursuit toward the will of God. Iyo rero ucumbagira muri urwo rugendo, uranacumbagira muri results, uracumbagira no mu mikorere, uracumbagira no mu mivugire. So dufite kuba abantu basobanukiwe neza imikorere y'Imana n'abantu ihamagara
mu buzima bwa buri munsi. Turagushima Mwana, wakoze kubw'uyu munsi. Tuyoboze urukundo rwawe n'imbabazi nk'ibisanzwe, ariko uduhe guhugukira kukumenya no kumenya iby'ukuri bidukwiriye. Mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen.